unsaba ko ntazongera no kugarura umugabo wawe mu maso yawe ibyo narabyubahirije ahubwo nyuma tungurwa n'iki se kandi naratunguwe ibyo nabonye nawe wabashije kubibonesha amaso yawe abiri mba nibereye mu gahegeni ntirwana n'umusaraba wanjye njye kubona n'umwanya wo kwikorera ibye ese ko yambwiye atanyeneye ntabwo ndwana n'icyo ubwo se karowe wirwa umwiruka inyuma wagira ngo ni muntu ati njye nashwanye nawe ngo yarabyutse ngaragenda ngo ibintu mu nzara amenagura ngarake ubundi mu buzima umukobwa viwa bagashakana n'umuhungu kuko bimaze kwera ugasanga umuhungu yashakanye n'umuhungu afite gahunda yo kuzabyara kandi uwo nguwo umugabo we bitwa Satani Kayuzi yaravango barashaka kumutera inda ariko yabura n'umuntu muzima babana yabana n'uwitwa Satani Kayuzi n'uwo mugore rero se ndire aho naho ubwo rukundo rwawe rurimo ubugoryi n'ubusazi sinzi wowe nje ibyo ngibyo nari nzi ko unabizi iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Sireka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya bwakazamura igisho cya Rwanda bagasaka mutono saa 7 mugoro basamatera gake cyangwa gasamba muri cyo kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi wamba kora mu gihe gito nagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze nakunyanga usaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zisireka nagire mpereza abakunzi bacu bari muri Amerika ikaze abari muri Aziya uburayi Afrika ndetse na Australia bari mu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba burasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali reka nkubwire ko urukundo ugenda tugaragariza umunsi ku munsi n'uburyo ugenda utwitaho n'inama ugenda umpa njya mbigushimira kandi Uwiteka Imana yarushaho kuguhereza umugisha utagabanyije ndetse ajya kurebana ijisho ry'imbabazi mw'abantu mwe uyu munsi wa none nifuje kuganira na Innocent ari ibibazo bimaze iminsi biriho ibintu byagiye biba ibintu byagiye bikorwa namwe ubwanyu mwagiye mwibonera n'amaso yanyu mbona kubyihererana njyewe ubwanjye ntagize ikintu bibazaho Innocent cyangwa se tubiganireho turebe icyo twakora mbona ari ibintu bitaba ari byiza nawe ati rero nimba none ibintu biri kugenda gutya nkeneye kuganira na Innocent kugira ngo turebe icyo twakora cyangwa se mubaze icyo we ku ruhande rwe abitekerezaho mwabonye ubukwe buba mubona njya kureba umuntu ndamubura baravuga ngo yaragiye ibiki n'ibiki ingingo cyako tuganiraho ya mukuru uyu munsi no kubaza Innocent uburyo yakiriye bira bintu by'ubukwe nimba koko zira strategie zose Sadunda arizo yakoresheje kugira ngo abone uburyo agera ku bukwe yumve ko agomba kubanza guhemukira Innocent amuziza Jarike amuziza Asha amuziza kumuzanira undi mugore nimba byose zari nzitwazo zo kugira ngo abone gukora ubukwe bwe n'undi muntu bahuje ibitsina cyangwa se bahuje igitsina mwabonye Innocent bimeze biti njye ntacyo nshinja Imana umeze neza cyane rwose terukana dushwana ngo nazanye eka ubwire n'ubu utarajyana kure ibyo twaganiriye se ntubizi ibyabo haba we n'iby'umuhungu we ntibaba biziranye n'umuryango wabo kuko banciye mu muryango wabo urana reba gura mubyeyi ko narimo kunyiririraho naramwinginze ati waje ugahana umuhungu wawe waje ugahana umuhungu wakambwa ngo turi abantu bakuru yego narabirebaga hasi iyo warebaga wabonaga ura mubyeyi atababaye koko ura mubyeyi yarababaye hanyuma nge nababaje bingana iki nababaye bingana warababaye sibyo warababaye ndetse cyane no kubarusha bose
ariko uriya mubyeyi niwe wabareze ariko nta jambo bamuha mu muryango wabo. Nyine nibabyigumane n'imiryango yabo kuko bance mu muryango wabo, reka nishakira ubuzima bwanjye. Ubwo rero kongera aragushaka kugira ngo akomezanye inshize, akomezanye inshize ngo oya nimba yaravuze ari amagambo ngira ngo abantu byarangiye tubabwiye tugiye kuganira mu rugo. Twageze mu rugo tuganira ibintu byinshi, havaho no gusabana imbabazi n'iki, ngira ngo urabyibuka sibyo? Uriya mubyeyi uburyo yagusabagamo imbabazi si umuntu wari ukukwishima hejuru, si ukunyishima hejuru, ari gushaka ngo yazanywe no kugira ngo asabe imbabazi anazisabira umwana we. Umwana wese ko ikibazo nyifitanye n'umwana we araza kumusabira izihe mbabazi kuzema, ntaza nsaba imbabazi ku giti cye, ariko kuza ngo nasade undi mubabarire hanyuma se n'umuvugizi w'umwana we. Ikibazo nakigiranye nawe sinakijyanye n'uriya mubyeyi. Nk'umuntu wareze umwana akabona ibyo ari gucamo. Hanyuma uriya n'umwana se ntago ari umwana, nasha se gusa umuntu najya gusabira imbabazi asha yakubise umwana ibuye, yamenye ikirahure cy'imodoka, yuriye yagiye kwiba amapera, niwe najya gusabira imbabazi. Yego ati mumbabarire. Hanyuma se n'uriya n'umwana ntago ari umwana, umwana ariko rero akabi gasekwa nk'akeza. Yego we nibajya bahora babagira ba bebe. Iminsi igira nabi itandukanya abakunzi, gashwanisha inshuti n'abavandimwe, ariko ikintu cyose buriya kiba gifite impamvu. Njya nkunda kubikubwira ibyo bintu cyane. Biriya byarabaye biranarangira, unsaba ko ntazongera no kugarura umugabo wawe mu maso yawe. Ibyo narabyubahirije, ahubwo nyuma tungurwa n'iki se kandi? Naratunguwe. Ibyo nabonye nawe wabashije kubibonesha amaso yawe abiri. Wabonye Sadunda yakoze ubukwe. Reka nkubwize ukuri rero Nyashya ukiri nawe. Buri inkuru za Sadunda nawe uzinzana, wambwa nanjye mwite nka Sadunda ni wowe uzinzanira. Sinabona n'umwanya wo gukurikirana ibye. Ntabyo uzi se? Umenye ibiki? Mba nibereye mu gahegeni ntirwana n'umusaraba wanjye njye kubona n'umwanya wo kwikorera ibye. Ese ko yambwiye atanyeneye ntabwo ndwana n'iki ubwo se karo wewe wirwa umwiruka inyuma wagira ngo nanjye ntabwo nyibasha kuvugana nawe. Meza bite? Ni gake noneho nyakenera. Ni gake ndamuhamagara kuri telefone wapi. Sadunda yakoze ubukwe n'undi mugore n'undi mugabo mugenzi we, bwabereye ku Gisenyi ku mazi, hejuru y'amazi baratambaga baca mu bwato, bakuba barya ifi, barya inkoko, barya ifiriti. Njye narabibonye nkubitwa n'inkoko. Muri uru Rwanda nubwo ubutinganyi mbona barakiyemeje birwa babunga n'isura utamenye, ukabona umuntu w'umusore muzima agakwiye kubaka ubuzima bwe, agakwiye kubahisha umubyeyi rwa yirukanga inyuma y'undi musore. Usibye ubugoryi n'ubucucu Satani yoretse mu bantu. Mu Rwanda ahantu bemerewe gusezerana bahuje ibitsina. Ariko baguze ubasezerana. Ubwo wasanga baramuguze. Bagiye mu murenge se barasezerana cyangwa bagiye mu gusezerana byo ntabwo byemewe, ahubwo buriya baguze umuntu basezerana. Ariko umuntu nawe ni ikigoryi. Ambabarire kubanuka. Nimba ari amafaranga bamuhaye ariko barakuyakorera. Amafaranga. Ariko uzi arabyemeza neza. Ari igihe ukora ibintu ugira ngo ni iby'akanya gato, ugasanga ni umuvumo ugukurikiranye n'abazukuru n'abuzukuruza bawe. Ntabwo ngiye ibyo ngibyo kuko naho byabereye sinegeze mpagera mw'abantu mwe ntaho mwambuye, sinamenye n'igihe byabereye. Uko byagenda kose byari ubwiru, byari ibintu biri private, ntabwo ngiye negeze menya n'ahantu, ahubwo nabibonye nyuma nkuko n'abandi bose bagiye babibona. Waramuhamagaye se? Naramuhamagaye, telefone yanjye njyana kuyifata. Nyuma y'ibyo ngibyo mfata noneho umwanzuro, ngira mama w'abapapa ati mperekeza ahantu bari basigaye babana n'uwo mugabo we. Uriya mubyeyi yari ahazi. Tugezeho nsanga ngo baratandukanye, ngo barashwanye, ngo byagenze gutya na gutya. Cyo barasezeranye. Ubu ni Sherina. Bose bari muri hano. Amafoto singaya. Mujya ngo ndakubeshya, amafoto singaya. Mu mazi. Bari muri hano.
bari njye nta muntu ati njye nashwanye nawe ngo yarabyutse ngaragenda ngo ibintu mu nzara amenagura ngarakira. Ubundi mu buzima umukobwa viwaba agashakana n'umuhungu kugira ngo babyare bororoke mbese bakora umuryango wabo. Mwabo mbaza nawe si guhera ngo Sadunda na nuriya wundi mbenya ngo ninde nk'abantu bazima bifata kuko bimaze kwera ugasanga umuhungu yashakanye n'umuhungu afite gahunda yo kuzabyara kandi uwo nguwo umugabo we bitwa Satani Kayuzi yaravango garashaka kumutera inda ariko yabura n'umuntu muzima babana yabana n'uwitwa Satani Satani Kayuzi mune umugabo garashaka kumutera imana ngiye byatangiye ngo Sadunda yaramucumbikiye kwaga kwita nabi cyane byatangiye Sadunda ngo yaramucumbikiye yarabacumbikiranye n'uwitwa Yiki urumva izo muhwe se niwe muntu ufite impuhwe muri umva ngo yababonye ngo bashwanye ngo bari kugenda ngo imihanda bari kuzenguruka hirya no hino ngarabafatara abacumbikira akimara kubacumbikira nyuma ngo bari mu nkundo urumva we n'uwa Satani Kayusi ubwo Satani Kayusi uwo Yige yari umugore we ahita amwirukana yarabonye umusumba yarabonye kibacu urumva abonye kimama kimeze neza arangije ejo bundi ubukwe bakora ubukwe sinigeze menya ngo ni ibiki sinamenye naho bwabereye usibye ko nanjye nabibonye gutyo n'amaso yanjye gusa ngewe ubwo narinje babonye ko nagwamagiye gitaraganya ngira ngo tuganire ubwo narinzi ko ibintu bizi asunya ko dore ko abagore twarushye menyaga amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ntago mbikurura ngo bize none se abaye kandi naho ngaho bavuga bari bagiye ngiye narajyanyeho na mama w'abapampe urumva twagera tugasanga harafunze nahamagara nimero ya Sadunda bakajya bambwira ngo iri inyuma y'igihugu ngo ntayiriho ntago igize ute hanyuma y'igihugu turi n'ubu ngubu nyihamagaye reka nyihamagare wumve hanyuma se yagiye muri icyo gihugu reka nyihamagare wumve nimba uwo Satani se best atembari nande yakubwiye uwo Satani Kayuzi igena naramuhamagaye urumva The subscriber you're trying to reach is out of coverage area at the moment. Yagiye hanze se? Yagiye. Nabwirwa n'iki? Uwo Satani Kayuzi rero naramuhamagaye arambwira ngo njyewe ngo Sadunda ngo twavuye ngo mu gukora ubukwe urumva ngo twavuye gukora ubukwe ngo tugeze mu rugo turagenda nyine tujya mu nzu nk'abantu bakoze mariage ngo bukeye mu gitondo umva se bukeye mu gitondo ngo umuntu atangiye kumenagura ibintu byose byo mu nzu amateleviziyo amatelefone amapase ibijombe byose akubita hasi garangije ngaragenda ngo n'ubu ngubu ngo ntago nzahana ari ngiye nabimenyesheje abantu ngo bamunshakire ngo turamubura ngo none ngo kumubura ngo n'ubu ngubu ngo ngewe ubwanjye ngo naraturutse ngo kuko ntazi ahantu yagiye ngo mfite ubwoba bw'uko ashaka kuzamumbaza nuko bimeze umuntu aburira mu gihugu ajya hanze se baza nkubaza arajya hanze afite ibihe byangombwa ngo wasanga afite abandi bagabo yasanze hanze se ajya nimero yose sinyahamagaye yo hanyuma se yajya gushaka regada umugore nubwo yajya kwaka visa nahari bashobora no gucapanya akajya kuyakira mu bindi bihugu bindi afite nta muntu wamundenganyije ahubwo ya ntabura ntawe uhari nyuma yo gukora ubukwe n'uwo mugabo we ngo ntawe uhari kandi nanjye nakomeje guperereza amakuru urabizi ko ntajya nicara nkomeje gushakisha amakuru nkomeza reka da umuntu wese nkujije ati simuheruka se nimuheruka no kuvugana kuri telefone wapi ahantu yakundaga kujya kunywera nagezeho hose wapi baje abakozi bati ntaheruka hanga cyane nzaba yaragiye he simbizi nyuma yo gukora ubukwe bwe n'uwo mugabo we wapi maze rero simbizi ngiye ko nta mugongo nta mwanya mfite wo kuzongera kwirukanka kuri Sadunda ibyo nakoze byose yarabifasha bikubita hasi abihindura zero abigira amashweka abigira umwanda
n'uwo mugore rero se ndire aho naho urwo rukundo rwawe rurimo ubugoryi n'ubusazi. Sinzi wowe nje ibyo ngibyo nari nzi ko unabizi, nzi ko wanabibonye nje kugira ngo tubiganire. Wenda ushaka kuba warabibonye nkuko nanjye nabibonye. Ushaka kuba warabibonye, ushaka kuba warabibonye nkuko nanjye nabibonye. Ese aba yaragiye he? Ndabizi se. Ese kuba guhamagara nyirasenge mubaze. Wabuze na nyirasenge ubwe ngiyewe mu gitondo namuhamagaye ndamubura. Urumva ngewe njya ni panga na gahunda zo kuba navana Kigali nkajya Nyanza, maze rero njye kumubaza ibyo bintu wapi. Ubwo icyamujyanye nacyo kizatuma agaragara. Ese wamenya yaragiye he? Erega biriya bintu ntago wabijyamo ngo bikugwa amahoro. Uriya ni umuvumo utanabaho. Saza rero kuwuzana gusa. Sawugumanye. Biriya ni ibibazo. Ariko umunsi azajya abona. Urangiye nta n'ikibazo mba nifiteho kuri njyewe. Ni ku mwana wanjye. Umunsi azajya abona ise. Azajya avuga azajya mbaza njyewe mbura n'ibyo nzajya musubiza. Cyokoza kongera kuvuga ngo ngiye ngo yawe na papa kuba twarabyanye twarabyaranye. Nta gitekerezo ufite cyo kuba wakongera tubirekera. None se Yesu uzajya uhora urya ibisigazwa nazi yabyaririwe nazi ubwe baryagamo nimba arabagana. None se ugiye ibyo bintu urabimenye wenda ntago warubizi. Ugiye gukora iki nyuma yaho umugabo wawe akoreye ubukwe akaba nabuze. Ubu ko kurambwiye ngo ngiye gukora iki? Ajya gusezerana yaramamagaye. Oya. Nimba no gusezerana nimba no kugira ute? Ajya kumera ibyo bintu ajya kugenda yaramamagaye. Oya. Ibyo yigurugarwamo se yigeze amamagara. Aza aho mbaze. Hanyuma se kumwana namwe muri mukirwa mwikoreza imitwara abantu bafite ibinduhije ari myinshi. Ngiye no kwikorera nuwo nazi agaca hindiramo. Never. Sa rero nibyo najya ngo nkubwire. Ndubwira nyirasenge we wakamejeje agenda mwiruka. Nibyo najya ngo tuganireho. Sibyo se cyane ubwira nyirasenge. Ti none umuhungu wawe ewana. Ntago shaka narababaye yarancunaguje yarankubise kuva nabaho narigeze nkubitwa aransuzuguza ajya mu mahabara nazi isura zayo bamba ngo bafite iki aravuga ati bisi bihagije kumubabaza reka ngira ute nongere ngiye kwirirwa niruka gwa mwishyamba zamutseyo rero no sa nibyo najya ngo nkubwire sinzi nimba hari ikintu ufite wabwira abakunzi bacu tukisohoreza ikiganiro. Cyokoza ndabashimira ndabakunda bakomeza banamusengere wenda azongera agaruka ubuntu ariko simbizi. Sawa rero nanjye ndabakunda Imana bampera umugisha. Bye bye. Ubwo ni inzira y'umusaraba. Sinzi igihe bino bintu bizarangirira. Urugo rurimo amazimu rurimo amashitani. Mu rugo rwabo. Agahinda kagashira kandi kari mwishibuka. Numba ari urwangaro nimba ari umuvumo nimba ari ibiki bamuroze sinzi. Igihe cyose ageze amore neza amaboko sikari hazajya nancira n'amazi tundiza kanga kongenda ngongera ngagaruka. Ubu si buno. Sare mw'abantu Imana bampera umugisha. Bye bye.